Ladies and gentlemen, put your hands together for Zero Trap. Bimeze bite se my brother? Ibintu byose ni sawa? None se iyi ni ipantaro wahinnye? Bayita hybrid. Ngo bayita gwiki? Ni ipantaro bita hybrid, ushaka kuyambara ari ipantaro cyangwa ari ikabutura tu. Ikoresha sansa cyangwa amashanyarazi? Yafashoka bizi. Bimeze bite se? Meze fresh. Aba bantu babonye ute? Hano? Ubusanzwe ndi umufana wa Genius Comedy. Amashimwe cyane kuri Genius, ladies and gentlemen. Many time yo ndi mu rugo uko ngiye mu busanzwe nyine nkunda kureba ama jokes cyane gutya aya ma comedy tu. Nareberaga kuri internet ariko ntaraza kuko nyine aba celebrity benshi mu Rwanda batinya kujyana ari abantu benshi. Ariko ubuzajyoza. Oya ari n'abashuti hano mfitemo ba Rumi ba Dudu nyine akenshi nibo nkunda kubareba akenshi niyo twanahuriye kuri TV nyine bansaba ko nzaza ariko ngize imana nza none umwana ntumiye ni fresh. Amashimwe cyane kuri Zero Trap. Ngo bimeze bitetse nabonye badutayemo album bashyiramo hariya muri screen. Afite album yitwa bayita Ntaganoga. Ntaganoga? For sure. Amashimwe cyane kuri Zero Trap. Album yitwa Ntago Anoga. Iriho indirimbo zingahe? Indirimbo 20. Abandi bakora album y'indirimbo 7 bro, 8, 12, 10. Wewe wakoze album y'indirimbo 20. Yo ni album cyangwa ni albums? No, na album y'indirimbo 20 zose ni drill, ni movement igezweho iri gukorwa. Navuga ko na album nziza iri based cyane ku buzima bw'abaraperi. Kuko hari nka side y'indi abandi bantu batavuga cyane cyane abari independent. Hanyuma ikagaruka none kuri street. Nyine uko ngiye nkunda kuririmba iboro bya street cyane nyine tu main time kabisa. Ntaganoga ari indirimbo nyinshi bazumva indirimbo bita Kristo Yesu. Kristo Yesu? Iriho? Waririmbye indirimbo yitwa Kristo Yesu? Ni banga, hariho n'indi bita Imane nayo bazagenda bayumve. Ni amahiti, uyu mwaka ni amahiti gusa, uyu mwaka ni amahiti menshi kandi byatari. Ze uyigiye kwandika ugendera kuki? Ubundi kwandika akenshi biterwa na beat. Umuhanzi yumvishe beat nshyashya kuri we ashaka kwandika indirimbo nyinshi, hanyuma cyangwa nka inspiration nyine y'ikintu ugiye kwandikaho. Ariko akenshi biterwa na mood ndimo tu. Hari igihe ubyuka nabi? Mbyuka nabi? Hari igihe ubyuka ufite mood nyine y'ibisazi? Oya, akenshi abanzi bandika nijoro tu. Nijoro? Abandi baryamye akavuyo kashize. Nibwo medita fresh kuko ku manywa biragoye. Mu muziki wawe ni uwuhe muntu urota gukorana nawe collabo? Mu Rwanda? Mu Rwanda. Mu Rwanda uwo numvaga narota yakaba yari Jay, ariko ntago ahari. Ariko ni benshi kuko tw'abaraperi tuba twumvana. Uwo na Precisa ntago yaba ari we gusa. Wavuga nka batatu? Green P na Bushari, harimo na Fireman Fresh. Na Fireman Fresh? Yafashoka bisa. Baguhaye uburenganzira bwo kugira ikintu uhindura ku muziki nyarwanda, wahindura iki? Nahindura ibitaramo abantu babitegura. Abantu bategura ibitara kuko hano mu Rwanda umuhanzi araza akamara whole career yose n'ahantu aratumirwa kandi yarakoze amahiti ataruko atabikwiye, ahubwo ari uko abantu bagira underrated abahanzi bamwe na bamwe. Ugasanga nk'ibitaramo byabereye mu kwezi kumwe byatumiye line up imwe kandi abahanzi urabona buri rugo rusigaye rugira umuhanzi, abahanzi babaye benshi kabisa. Ubwo rero urumva ntabwo ushaka kumara nk'imyaka nk'irindwi none uri no mu gakino fresh uri fresh, bituma igihe nanone bagutumira usanga fan base yarakonje tu. Bivuze ngo wahita uhindura abantu bategura ibitaramo?
ashobora kuba bahinduka ababitegura cyangwa n'imyumvire hakaza abashyashya bangana nkatwe batari mu b'imyaka yashize, bo babyumva ko baba bazi movement ukuntu uri kugenda. Zeo tukuzi nk'umuraperi mwiza w'umuhanga, uretse akazi tukuziho ni iyihe mpano yindi ufite? Ubuzima busanzwe ndashushanya. Urashushanya? For sure kabisa. Urabizi se byatari? Ni naho nakuye amafaranga anzana mu muziki, ni kugira mbaye ibintu byose mubona akenshi biba byavuye muri art, kuko ibice riva mu muziki murabizi ntabwo ari byinshi cyane kabisa. Baba bazi ko birimo bya danger. Oya, urumva iyo uri independent wabigoye kugira ubeho lifestyle y'umuhanzi kandi ari ku ikofi yawe, none utanakora akazi gasaba kujya kuri site nyine biragora tu. Kabyara ikindi uratekereza bitewe n'isi turimo internet ikoroshya ibintu. For sure. Iyo internet itaza kuba iriho umuziki wawe wari kuba uri hehe? Urabona ubu ngubu umunyamakuru yagutumira atagutumira nta kintu biba bimaze, kubera ko umurusha urubuga runini, ahubwo aragukeneye kugira akore platform yiwe, we uri kumva atagufite, uri kumva bari ikibazo, ariko nazo bisaba kuzubaka. Ariko kwa ko aba artist bo muri ino minsi bafungutse cyane, nk'umpeti uko yamamara ayamaze imyaka 2 abashobora kwipromotinga, ariko iyo imbuga zitaza tuba twarashatse indi mirimo y'amaboko kabisa. Wari kuba uri gushushanya? Wenda n'ibindi, ariko ntabwo nzi ko byari gupfa gukunda tu. Haso ziraremereye, ariko ndashaka ko ugira inama young artist urimo uratangira ariko challenge zabera nyine afite imbogamizi nyinshi. Niye nama wamugira? Inama namugira no kudacika intege tu. Kudacika intege, ibintu kuba bitari gukunda ntago ari uko bidashoboka, ibyo uri gukora atari ibyanyabyo, ahubwo nuko igihe cyacyo kiba kitaragera tu. Wowe icyo ugomba gukora ni ukuguma ugakora ugakora, ukumva ko ibintu urimo ari byo wahisemo, atakuvuga ngo koze imyaka 2 nta mafaranga ari kuvamo ugiye mu yindi mirimo, uraguma ugakora umunsi wawe iyo bituritse bizira rimwe. Ntago ikintu ababwira byo ni mugacika intege, ibintu byose murimo n'abari hano ni imirimo yose none hari n'ukuntu buri mu murimo umwe ugakeka ko ari wo uri gutuma utabigeraho, ukajya no mu wundi ugasanga naho birapfa, ugatubona ko ikintu arimo cyari nyaki. Nyine umunsi natwe iyo turi hano ntabwo tuba tuzi ukuntu byagenze, twaragumye turakora. Nihe ndirimbo yatumye tukumenya? Breakthrough ya mbere yari ele bingoma zikinwa ahantu hose ugeze wumva muzika nyarwanda izahora hasi kugeza muretso. Utebe nyenda gukurikira bro. Amashyi cyane kuri zi. Hano ukuntu dusoza rero turahaguruka tukavibinga songs zawe, ubundi tukirira show. Muhaguruka ahangaha tugiye kunyuka kabisa. Tugiye kunyuka ivumbi ritumu. Let's stand up. Nagukunze narebye inyuma, nagukunze udafite abafana, nuko ibyisi bikugurukana, urabizi sinabirohana, kwihangana biranga urukundo rwanjye nahaye inkumi, unenga sinzi gusoma. Tujya tuti bigoye, none uri kwangiza inote, ese wose wagura amakote cyangwa usagurira abambara imbote. Intore ziri kunywa intore bro, urashinga amavi babisoza cyangwa uratega umusaya bahande. Ubukoroni bwari bugoye, bwaramenetse sinabuyoye, abapipo mufite ubudodo, Erika Bonagera abacore, useru wazara sese, usarira ibyisi bishyira biyenga, nimuziga ukurira mu myenda, ugasoza ugafuga ifite n'imyenda, agakunyumva uzumvirize riwere nyakanga ugezemo n'inzeri, dukwiruka ku byanjye muzanjye jye nabanje, unuka sinzi uko yapfuye, bana imbere iyo niga ifite duze, amenya mera ku majigo nituri nigana amenya utuye, imizigo ya fro turahamba, murarapa iki mubyina amahamba, promotion zo ku muhanda, muziko ziza turenze u Rwanda, turi rokofo, ubugeni bwacu buri mu bivunyiko, Canary Box simbura amayeto, Wilson Boto muri marato, ko wiyanjana wayihawe nande, wowe kandi nande, wowe yimiswe nande, yimiswe na gengo yiwe, igamira kurusha imyaka, usoza kakanya utaramara umwaka, inika ziri guca amakamba, zijya se zizikamba kamba, binyumvishiza rapu neza gukina kuri sede, ngo sound iri hadiko, wasuriko, n'amarangi ya Mexico, ngo froze zumva n'abaswaye mboneka rimwe ni brother ni bata. Yo
ni bread and butter turi kurapa ururimi rwacu nje ndavuga ikinyarwanda gashyirwa inyuma nk'aho mfite kwishura nari muri kuna bikivanga niyongera byita uzongera byita umwanda fucking nigga ziri vuga numve mujyane gusura abariyo mwumva rubanda bazira kutumva mugihe ingimbi zizira agatuza wiyahura ajya ku makuza wasumbye ajya kubyina itunda zizeho utavangiye sinyatsigasa dusangiye ndabasuza mbatangire ndabadoda kugeza murangiye ziyikeneye kuba umusitari kuri njye ibyo narabirenze uzumva imizigo cyangwa ubireke ubuzima ni hatari ubarapa ndacyari rushati urabyize iyo wishyize hasi ikirombe bacukura twese amasibe cyane kuri Zeo Trap, ladies and gentlemen. Abandi bantu bashaka kubumva neza kuwa gatandatu Abachenga bongera inyanduka, abachenga bongera inamuzindi.